Munyemerere dusubize n'uyu muntu. Yarabaje ngo se ni gute wasetinga telefone none wajya ukoza urutoki muri screen telefone Igahita Yaka bitagusabye gukora kuri zino buto za hano mu mpande koresha watsa telefone. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wasetinga telefone yawe none wajya ukoza urutoki muri screen telefone Igahita Yaka bitagusabye gukora kuri zino buto za hano mu mpande. Tudatize mu bintu byinshi reka nkora ku buryo bikorwamo. Ariko nyawe mbere kugira ngo dukomeze liking video ufara ngo utarafora ngo ufite n'ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi ubisiga wagira muri comment ndahita nkusubiza kugira ngo bikorere nta cyo uzakora uzafungura application yawe ya setting. Ukimara kwifunguza scrolling gake uzamura nguku ukimara kuzamura uzahita ukora kuri system ahangaha uri kuhabona uzakoraho ukimara gukoza uzahita ukora netse guest channel uri kuhabona uzakoraho ukimara gukoza uzahita ukora netse tap to check phone hano uri kuhabona uzakoraho ukimara gukoza saa kano kantu gafunze nguku we nacyo uzahita ukora uzahita ugafungura nguku kano kantu gafunguye nguku kuri telefone ukoje urutoki ishuri ebyiri muri screen telefone ahita yaka muri cyaje hari yazimye muri taburo nubigerageza kuri telefone ukabona nago bikunze reka ngwere kundi buryo wabikoramo ukahita ubona kano ga setting kuri telefone yawe rero kano ga setting ni ukabura dukoresha zino nzira nta kintu uzahita ukora nanone uzafungura application yawe ya setting ukimara kufunguza tuza muri search hano hejuru ukimara kuza muri search hano uzahita wandikamo tap to check phone nguku ukimara kwandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze ukimara gutegereza uzahita ubona kano ga setting kano hejuru uzasanga gafunze nguku we nta kintu uzahita ukora uzahita ugafungura nguku ibintu bikora nguku kuri telefone ukabona nago bikunze tujya muri setting ya telefone yawe updating telefone yawe kugira ngo ubone kano ga features kuri telefone yawe ikindi kandi yibagirwe no kufurenga niba kano kantu kagufashije.